Mu gihe leta y'u Rwanda ishishikajwe nuko byibura uyu mwaka uzarangira abaturarwanda bo ku kigero cyo hejuru barakingiwe icyorezo cya COVID-19, hari bamwe mu baturage batuye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Mutenderi bavuga ko bahangayikishijwe n'imbaraga z'umurengera zikoreshwa n'abayobozi babo ngo bakunde bikingize icyorezo cya COVID-19. Abo twaganiriye n'abari bamaze kwakwa ibicuruzwa byabo bari bajyanye ku isoko bikingiranwa mu murenge kugira ngo babanze bajye kwikingiza. Isoko tumajije kuhagera, nageze hano baratubwira ngo abantu badafite amakarita ngo ntago bemerewe kwinjira mu isoko iyo bikingirijeho. Turavuga tuti rero twebwe nta makarita twazanye kandi ntago mwabitumenyesheje. Ubwo byasabye yuko nge nari nazanye n'aka kana k'agahungu gasigarana ibitoki njya gushaka ikarita kwa muganga. Ngeze kwa muganga nsanga hari ikibazo kuko abantu bari benshi, maze gusanga hariya abantu benshi ndavuga nti reka nsubire inyuma njye kureba wa mwana nsize ku muhanda bataza kumugirira ikibazo wenda. Ngarabaraje na Edimeni ubwo arangije ambwira ngo ngari kwa mugore ngo kubera icyo nsuzugura, ngo nsuzugura kubera iki, ariko rero ntago ngiye nagusuzuguye ngari kimbwa akazira. Bya bitoki yahise bikura ku igare ahitaha umuntu ngo naba ari uzana igare mu murenge. Ese ubundi warikingije? Ndabona narikingije ku rwa kabiri sindarubona, nsigaje iminsi ibiri kugira ngo ubone. Ubwo barabati mugendere mujye kubishaka ibyangombwa. Ngera hariya nyine ndi guparika igare, ubwo nkuraho intebo maze kuyikuraho nyitereka hasi, maze kuyitereka hasi genese ncengera njya gushaka ifishi kugira ndebe ko nanjye bahita bankingira ngahita njya mu isoko. Ubwo nkigera mu imbere numva Edimeni aravuze ati izi nyanya ni izande. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma Niyonagira Nathalie avuga ko ibikorwa n'abayobozi bidakwiye, akemeza ko nta muturage wakatwa ibye ahubwo mbere na mbere akabanje kwigishwa. Nk'uko mubivuze ntabwo gutwara ibintu by'abantu bagiye mu isoko bigakingiranirwa ahantu ntabwo biri mu mabwiriza. Icyo amabwiriza avuga asaba abaturage ni uko bagomba kwikingiza kugira ngo batanduza bagenzi babo, kwambara neza agapfukamunwa n'ibindi byo guhana intera, ibyo basanzwe banabizi. Amabwiriza arasobanutse, twebwe nk'inzego z'ibanze icyo dushinzwe ni ukuyakangurira abaturage kenshi gashoboka. Nyuma yaho abayobozi babonye ko itangazamakuru ryabonye ibicuruzwa byari byabitswe mu murenge, ba nyirabyo bahise babisubizwa ndetse n'abaciwe amande ntibayatanga, gusa abaturage babyatswe mbere itangazamakuru itarahagera amande bayatanze. Demokarasi Eric, Prime TV mu Ntara y'Uburasirazuba.